Nibyo ngiye umva are wowe icyo gukora wacyumvishe genda shaka ko utegura ibintu byose uri kumva Uriho gahunda isigaye niyawe ntabwo nigeze mbibwira abashiki banjye na boyfriend ntabyazi icyo shaka nuko mbona wowe wafasha Anita mwagiye mana yanjye nta n'undi muntu bigiye kuko ngewe n'ubungubu aho ngicyo ni nibyo nari ngiye kukubwira ubu nonaha ngiye kumufata ngiye kumuzana ahubwo rero bibaye byiza urumva duhurire se buriya ntitwahurira ahantu se hari ahantu urabona uzamuca ahandi oya ahantu none ntabwo ushaka ko waza kandi ngiye nkubwiye ko ngiye kuzana guha lokasiyo y'ahantu udusanga wewe ugategura ibintu byawe byose n'ibya Anita byose ntugire ahantu usubira gahunda zose wari ufite wambwiye ko ibyangombwa byose biri tayari se ndakubwiye ngo ibyanjye byose biri ku murongo ntugire ikibazo yaba ari amafaranga yo kugenda yaba ari buri kimwe cyose n'ibyangombwa bya leta narabyujuje ndabifite okay ubu none wowe ikintu muganga yateye igikumwe nubwo tutaragenda ubu murabyo byose bikore neza ubu ngiye kuzamukana nawe wefata imodoka yawe uzamuke nugera ruguru muri centre Yesu wanjye kugiye kugira ubuzima bwiza kugiye kubaho neza kugiye kuryoha Anita ugiye kugira ubuzima bwiza ugiye kubaho neza uri kubyumva neza nicyo navuze nkwifuriza kuva kera uri umwana urimo urareba niki kiri kukurira kugiye kujya mu biganza byiza by'umuntu ugukunda ati mwihorere humura azabona ko mukunda nyuma ubu ntabwo yabibona zamuka gatoya zamuka nugera kuri santirariya ubaze kwa epimake inyuma yaho neza hari agashyamba kari k'inturusu za marideni aho ngaho nyine niho uri bunsanga reka nje gufata imodoka yari iri mu kinamba ubwo ndahita muvugisha sawa urakoze cyane bakunzi b'inzu n'umusaraba noneho ibyo twifuzaga tutangiye kubona noneho ibyo twashaka kugira ngo tubone twatangiye kubibona mwamaje kubona yukwanga ibintu bikomeje kurya mwamaje kubona kanga bita Kamarade ndetse n'Emile babonye Anita ese noneho bigiye kugenda gute kuno muyobozi w'umudugudu wabo yirukanse ndetse mubonye ko ari Uncle Anita ahise yirukanka bigiye kuba byagenda bite ni benshi mufite amatsiko ni benshi muri kose bigiye kuba byagenda ariko mugiye kubona ko noneho anga ibintu bigiye kuba byaryo mbere ko dukomeza n'ijya manze musaba akantu gato ya cyane nyaboneka nibone koko wifuza ko mama iribagiza yakira nibone koko ubyifuza kandi ukaba wizeye Imana kari bwaze kumukiza ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo utwereke ko wizeye Imana kandi wizeye ko Imana iraza kurinda mama iribagiza ntafi dore kanga bita Fabio ndetse na nyina ntambara bari kwifuza ko mama iribagiza yapfa gusa nimba ariko ko wizeye yuko Imana ibwaze kumurinda ndetse niba wizeye yuko ibyo Fabio ndetse na nyina ntambara bari kwifuza ndetse na rugemwa bitari bwaze kuba byabaho mama iribagiza agapfa ndagira ngo ujye muri comment wandikeho amen amen kugira ngo utwereke ko wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana ibwaze kuba yakora ibitangazo muri Kamarade ndetse na Emile undi bakazana umutundi bakawoha mama iribagiza ese none bigiye kugenda gute kanga ibintu bigiye kuba byaryo ko filime yacu igiye kuba yagira iryo cyane dore ibyo bishimwe mwifuzaga ndetse ibyo bishimwe mufite amatsiko ibyo bishimwe ashaka kugira ngo niko mwatangiye kwa mwayibona none bigiye kuba byagenda bite dore kwanga Kamarade ndetse n'Emile babashe ko bavudukana anko iribagize rero mu bizu umudugudu wabo tutete twamenye izina rye ngo yitwa nde gusa maje kubona ko bamuvudukanya kirukanka ndetse amaguru akayabangira ingata ise none bigiye kuba byagenda bitekere beshi muhise museka ndetse kare beshi irangiye mwishimire ndetse ari beshi irangiye muri guseka mubonye kwanga Anita tabaho cyane yuko Anita bari bamujyanye bagiye kumushyira ari gusa mubonye ko Kamarade ndetse n'Emile batabariye hafi batari bamujyana ese none bigiye kugenda gute arari bwaze kubegeza gute namara kumva yuko Anita yaragiye gufata byamashije kwanga ndetse Kamarade ndetse n'Emile amaje kuba bamufata none bigiye kuba byagenda biteka ibintu bigiye kuba byajya ko ibintu bigiye kuba byahinduka ibyishimo hanga kwa Kamarade ndetse na Emile ibintu byongeye ko bongeye kwishima ndetse Anita nawe yongeye kwishima ndetse Anita yongeye kubona ko Emile ari we mugabo ndetse abandi ari kubeshya adore ko ari watakora ibingibi Emile ari gukora cyane yuko mwamajije kubona kanga bita ari nawe akomeje gupanga
gupanga uburyo yaza kwatakanga kwa kamarade kugira ngo abashe kuba yabaka imbunda. Ese none bigiye kugenda gute? Bizabakundira ko twamaje kubona ko Rugema nawe yavuze ati ngomba kuba nagerageza nkivugana ari mbere yuko anyivugana. Bigiye kuba byagenda bite? Ni benshi mufite amatsiko, ni benshi muri kwaswe bigiye kuba byagenda, gusa mugiye kubona akagace kagiye kuza ari umure cyane ko twamaje kwinjira muri season 5. Benshi muyishimira cyane kuko season 5 igiye kuza ari uburyo, ndetse season 5 nigiye kugaragaramo finale y'iyi filime nzi n'umusaraba. Nimara koko wari ufite amatsiko ndetse ukaba wibaza gukuntu finale izagenda, ndetse ukaba wifuza yuko Rugema yagerwa muri gereza, ntuzacikwe iyi season 5. Season 5 igiye kuza ari uburyo, season 5 ije ari umuro, ndetse season 5 igiye kuba yagaragaramo udushya twishi, ndetse no mugiye kubona ko Rugema nawe polisi igiye kuba yatangira kumukurikirana ibyegize byose, ndetse ibyaha byose yakoze bigiye kuba byajya kukarwana, ndetse na Nyantambara nawe agiye kuba yamenya ibyaha byose bya Rugema, ndetse agiye kumenya amabanga Rugema afitanye n'uyu mugore waje ahangaha. Hasi none bigiye kunyina gute ko Fabiola akomeje kuvuga ati n'umugore ndamukeka, n'umugore ndamukemanga, we na Rugema bisa nko hari ibintu baziranye. Ngera ngo sona kanga Nyirantambara yavuze ati ntibishoboka yuko Rugema n'uriya mugore bafite baziranye. We sona kanga Nyirantambara yese agira umujinya, ndetse akagira n'uburakari bwisha, akavuga ati uriya mugore ngomba kuba namukora ahangaha. Ese none bigiye kugenda gute? Ahangaha ari benshi mufite amatsiko, ndetse kari benshi muri kwaswa bigiye kuba byagenda, nawe amatsiko ni menshi, nawe uri kwaswa bigiye kuba byagenda. Gusugiye kubona kangaha ibintu bigiye kuba byaryo, ndetse ugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahinduka umuntu, ndetse ugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaba mwoto kuri ufite amatsiko nagira nkubwire kwanga ugiye kuba wasonjika byinshi, ndetse ugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byagera biryoshye cyane cyane ko mwabonye kwanga bita Anita nawe byari byamucanze, Anita byari byamurenze, Anita yari yabuze icyakura ari kwibaza ukuntu agiye kujya kubana na aragiye ari kubaza ukuntu agiye gusiga Imera akunda cyane, byamucanze. Gusa mubonye ko Imana imeze nk'ayikoze bitangaza, agahura na Eminence na Kamade baje kuba mutabara. Gusa ubona kwanga n'umuyobozi w'umudugudu yese yirukanka ari we anko wa Anita. Ese none bamufata ari bwaze kugenda gute ko baramutse bamufashe ibye byabirangiye, ko baramutse bamufashe bamuhisomo rikomeye cyane cyane yuko yagerageje gukina nabo ubwo yashimutaga Anita. Wahita ubona kanga Kamarade, ndetse wahita ubona umujinya wa Kamarade cyane yuko Kamarade wafite umujinya ndetse n'uburakari, avuga ati ibintu ndabihaze, ngomba kuba nashaka uburyo mbirangiza. Ngira ngo mvishe kanga bita Kamarade yavuze ati Kamarade na Emile bavuze ati tugomba kuba twagira umuntu twica. Ese none bigiye kugenda gute kanga none umuntu ugiye kwaka ko ibintu bigiye kuba byajyo, tugiye kuba twaganira, ndetse turebera hamwe n'ibigiye kuba byakurikiraho byose, ndetse mbabwire n'agashya kabashije kuba kagaragaramo ubwo ino filime yari gukinwa, dore ko ari agashya kagaragaye ndetse kagatutungura cyane nk'abakinnyi turi gukina ino filime, dore ko kadusekeje. Ndagira rero mukanyeze ko bikubwira nawe ndebe ko wasika wenda nawe wakwishima, kuko nanjye byanshimishije, ndetse twese turi kuyikina Fabiola na Nyirantambara ndetse na Rugema twese twasetse tukimara kubona ko aka kantu kabereye mu rwego turi kwikina, dore ko akantu kabaye kuri yandika, ndetse kubibabwira icyo usabwa no kunkurikirana kugira ngo bashe kuba wamenya byose, ndetse ubashe kuba wasobanukirwa byinshi cyane muri ino filime Inzira n'Umusa, ndetse mbashe no kuba nakubwira byinshi cyane byerekeranye n'ino filime, ndetse mbashe no kuba nakubwira ukuntu bigiye kuba byagenda agashya ngo Kamarade na Emile bagiye kuba bakora Rugema, ndetse n'ikintu bagiye kuba bakora uno muyobozi w'umudugudu cyangwa uno anko wa Anita wari wabashije kumushimuta. Ibintu bagiye kuba mukora none nibyo nk'iby'imbwa yaboneye ku mugezi, cyangwa mubonye kubwo bafataga ubita Rugema ngo bamufataga, ngira mubonye ukuntu bamufashe bakamugira, ndetse hanga navuga ko Kamarade na Emile bavuze ati Rugema ntago ajye yumva, Rugema ntago ajye yemera ibintu twamukure tumufata tukamutaba tukamushyingura ari muzima, na n'ubu ngubu baracyashaka kuduhiga. Ese none bigiye kugenda gute none ko bagiye kuba bakora gake, ndetse bagiye kuba batanga isomo rikomeye, ndetse bagiye kubereka Fabiola yuko nta mikino cyane ko mwebeshye mwabonye ko Fabiola agira ubwanwa, mwabonye ko Fabiola ubwo baba bwamurenze, ngira benshi mwarabonye ubwo Kamarade na Emile bagiraga hanga kwa Rugema, wabonye ukuntu Fabiola yavuze akagana senga ibyahe n'ibyakavuga ukuri kose, acyaza abantu musetswa n'ukuntu Fabiola agira ubwo. Ndagira ngo mujye muri comment bavuga ati natwe biradushimisha iyo tubonye ahanga ubita Fabiola yagize ubwo, natwe biradushimisha cyane cyane yuko Fabiola yagize ubwo mubona ukuntu avuga buri kimwe cyose, ndetse akavuga amabanga yose, akavuga buri kimwe cyose azingira ngo babonye ko yagize ubwo bakivuga. Ese none bigiye kugenda gute kanga mwamajije kubona ko na Nyirantambara nayo yahise afata umwanzuro avuga yuko bagiye kuba bakwivuga na Mama Iribagiza. ngira ngo isubona kwanga na Nyirantambara yavuze ati cyo nicyo Mama Iribagiza cyangwa uriya mugore agomba kuba yapfa. Ese none bigiye kugenda gute Mama Iribagiza ari bwaze kuba yapfa? Igisubizo ni oya, ntago ari bwaze kuba yapfa, kuko beshi muramukunda cyane kandi ndabizi ko beshi mukunda kumusengera muvuga ati Mama Iribagiza ntupfe. Ndagira ngo rero mujye muri comment mwandikemo amen amen, ni mumwize yuko Imana iraza gukora ibitangaza cyane ko ravuga ko Kamarade na Emile bagiye kuba bajya gutyo undi bakazana umuti nkuko babikoze kuri Rurangigo. Ngira murabizi ko Rurangigo ubwo yaragoye, Rurangigo ubwo yararuzwe na Rugemwa, mwabonye ko bamuzaniye umuti nawe akabasha kuba yakira ndetse akanywa umuti ubundi akongera korerwa ndetse akongera kugarura ubuzima. Rero mugiye kubona ko ari cyo kintu kigiye kuba cyabo, ndetse beshi muri bwase kwishima, ndetse beshi muri bwase kubiserebra cyane cyane yuko beshi mukunda Mama Iribagiza, ndetse beshi mwifuza yuko Mama Iribagiza yakongera gukira. Ese none Mama Iribagiza nta makagize gutya gakira azavanga kwa Rugemwa, nawe amatsiko nimeshi cyane yuko ari cyo kintu Iribagiza yifuza, ndetse ari cyo kintu Iribagiza akomeje kwifuza avuga ati nuramukukiza uvanga kwa Rugemwa. Ngira mwabibonye ko hanga ubwo Kanyana yari maribuka ukuntu Iribagiza yaje, ukuntu ibintu byari bimeze, ukuntu Iribagiza
Iribagiza yarafite agahinda uburyo mama Iribagiza ari kuruka kubera ari kubitekereza kuko ari gutekereza ko mama Iribagiza wenda yabagiye no kuba yapfa. Gusa ku bantu mwizeye Imana mwanditse amena, twizere yuko mama Iribagiza nta kintu ari bwaze kuba yaba, kuko Kamarade Nemire murabizi ko ari nk'abamarayika barinzi bo kwa mama Iribagiza cyangwa b'umuryango wo kwa Iribagiza. Cyane ko na Iribagiza kugira ngo ahumuke navuga ko ari Kamarade Nemire babigize muri ubundi akongera kuba yareba. Rero mugiye kubona ko bagiye kongera gukora gake ndetse bagiye kongera gutabara ubundi buzima bw'umwe mu muryango wo kwa Iribagiza. So none bigiye kugenda gutekanga ibintu bigiye kurya ko na Rugemwa nawe agiye kuba yageranwa muri gereza. Rugemwa polisi igiye gutangira kumuhiga. Abeshi rero mwifuza kongera kubona Rugemwa ajyanwa muri gereza, kongera kubona Rugemwa yahangayitse, kongera kubona Rugemwa ashaka kuba yahunga, nta kindi kintu usabwa usibye gukurikirana ino filime season 5 episode ya mbere mwabonye ko twamashije kuyitangira. Gusa ndi kubabwira ibigiye kuba bya muri episode ya 2 ndetse tugakomeza tugana cyane ko twamashije kwinjira muri weekend. Weekend igiye kuba uburyohe kuri no channel. Nimbutero akana subscribe rero menya ko uri guhomba byinshi, nimbutero akana subscribe menye yuko naho wari wagera menye yuko udakunda ino filime koko byukuri. Nimba ko ukunda ino filime byuko byukuri ukaba wakomeje kunyumva, ukaba wakomeje kuntega amatwi, ukaba uri kureba aho hasi ahantu ndetse subscribe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditse subscribe, menye yuko ibyo urimo utabizi. So none bigiye kugenda gute ko ibintu bigiye kuba byajya, ko ibintu bigiye kuba byahindura isura, no bintu bigiye kuba byagenda gute nawe amatsiko ni menshi. Gusugiye kubona kanga ibintu bigiye kuba byaryo cyane ko na Rugemwa nabagiye kuba yajyanwa muri gereza. Musaza wa Iribagiza agiye kuba yama isomo rikomeye cyane, nubwo Rugemwa agiye kugerageza gucika. Gusa muraza kubona ko Rugemwa ibyo biraza kurangira nabi. Ibyo byose n'ibindi byose uri kwibaza ndetse n'ibyo uri gutekereza yuko bigiye kuba byakurikira, ndetse n'ibyo wifuza kuwabona nk'abantu mwifuza kubona Rugemwa ari muri gereza, nk'abantu mwifuza kubona Rugemwa yicuza. Ndagira ngwire ko season 5 ije ari igisubizo. Season 5 igiye kugaramo finale nko beshi mwe mwarabisabye. Mugiye kubona ko ibintu bigiye kuryoha, mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagera hiryoshye cyane. Twikomeje kumashije kubona kanga ibintu turi kumashije kubona yuko angaha ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Ngamashije kubona yuko anga wita Iribagiza yakomeje kugenda abwira Cyusa ati sishobora kuba nakubabara cyane, ko Cyusa nakomeje kwibaza avuga ati ese Iribagiza yaba yarebye Iribagiza yaba yaratangiye kureba ryari ku buryo ibintu byose yabibonye. Ngira ngo isubona kanga akanyana yamubwiye ati sorry, ngo isubona kanga Sylvia yamubwiye ati Iribagiza bura nimba yarabonye buri kimwe cyose, umenye ko ibyo bikurangira, umenye ko Iribagiza atazigira akubabara. Ese uri kumva wowe kubgawe nkubaze ku giti cyawe, uri kumva Cyusa kwe kuba yahabwa imbabazi? Ese wowe ubaye uri Iribagiza ishyire mu mwanya Iribagiza nangize tubwire ati ngende kumva mbaye ndi Iribagiza Cyusa namuha imbabazi. Nyawe jya muri comment tubwire koko uko byumva kugira ngo dukomeze kugenda tuganiriza, dukomeze kugera turi biramwe ibigiye kuba byakurikira byose. Dore kanga ibintu bigiye kuba byajya, dore kino film yacu igiye kuba yakwerekera iryoshye cyane, ibyo bishi mwifuzaga ndetse ibyo bishi mushaka kugira mubone, ndetse abishi mwifuza kugira mubone no muryango wo kwa Rugemwa uhunga, mwifuza kubona Nyirantambara ndetse Fabera birukanka imisozi bayimaze bihisha mu mashyamba. Nta kindi kintu basaba usibye gukurikirana ino filime kuri Big Family TV, ubundi nawe ukabasha kuba wakomeza kugenda uryoherwa n'iyi filime. Mbere ko dukomeza nagira ngo manze mwereke filime nziza cyane. Kuba mwaka subscribe nabwiye ko filime ziryoshye nzagenza nkazibereka, ndetse filime ziri guca ibintu nzagenza ngaho ubone nkazibereka. Ndagira ngo nawe manze mwereka filime keza cyane, manza urebe uraza kumbwira mu kanya. Banka after banka twabazane filimi y'akataramunika mu Rwanda, iyo mbimenya series. Wani ni umukobwa mukuru w'umuryango ariko ukennye, abayeho na mama we na murumuna we gusa. Ubuzima buragoye, amashuri n'inzozi kubera ubushobozi. Wani yafashe icyemezo cyo gushaka akazi mu mujyi kugira ngo murumuna we yige. Gusa icyo atamenye nibwo urugamba rutangiye. Kwageze mu rugo rushya agahura na Moni, umukobwa w'imyitwarire mibi gusa, nta kindi amukorera usibye kumutoteza. TikTok maze gutwara abantu ubuhanga. Mama bintu wagiye ihangana byige buri munsi. Nakagumpa amahoro. Hashize igihe wanahuye n'umukunzi we wa kera, ariko Moni nawe aramukunda. Ubu ni haba hagiye gushya. Nimba niyo minzani yawe wirirwa undatira ikintu cyawe undatira, nzumva n'akadomo kamwe hari wo wabibwiye muri ubu buryo. Nubwo yaza nakubwire, nubwo yaza akitwara gute, ibyo yakora byose. Wani ubahanganye n'ibigeragezo byose, urukundo, ubukene ndetse n'ubuzima. Ibintu ko bikomeje kuba danje, Wani azatsinda ibigeragezo byose, urukundo rwakira ruzagaruka. Moni azatsinda, Wani aragenda. Ariko bizarangira gute?
kurikirana filimi iyo mbimenya kuri Wani Official, kuri subscribe itazagucika cyangwa muri comment ya mbere twayipininze. Wabibonye ariko wabibonye aho filime ziryoshye ziri, warangiza ukaza ngo filime nayibuze ngo nabaze filime nyarwanda iryoshye ngo filime nyarwanda ntago waziburiye he ku muntu wakanye subscribe ko nakubwiye kangaha ibintu ari mwoto ibintu ari buryohe gusa ku bantu mukunda ino filime ziri musatu turacyari kugana kuri ino filime turacyari kurebera hamwe ibigiye kuba byakurikiro byose. Akeneye ko mwabonye kangaha Rugemwa nawe yashatse kwivugana mama iribagize ubwase gabwira Kanyana ati so kujye kureba ibintu biri mu modoka ubone nsigara nite kuri mama iribagiza gusa navuga ko Rugemwa nawe nta keza ke. Akeneye ko mwabonye ko na Rugemwa yari yashyizeho umwicanyi wo kuba yakwica mama iribagiza gusa mwabonye ko bitakunze kubera Imana. Rero navuga ko Rugemwa nawe yashakaga kugira ngo yice mama iribagiza gusa mwabonye ko Kanyana yahabaye ndetse Kanyana yanze kuba yajya kureba mama iribagiza yavuze ati sinshobora kuba najya kureba mama iribagiza ngomba kuba namuguma hafi na hano na hamwe ndajya. Ese none Rugemwa ari bwaze kubigenza gute? Rugemwa akakomeje kugira urwa ndetse Rugemwa akakomeje kugira urwa kuba yajya mu rukiko. Cyane yuko Rugemwa bizi neza ko naramuka agiye mu rukiko ibyo byose bizabirangiye ndetse azahita afungwa. Cyane yuko ibyaha byose Rugemwa yakoze bimuhama kandi mwabonye ko Metere ari we mama ari we mugore wa Kamarade nawe afite ibimenyetso byose ifatika byatuma Rugemwa ajyanwa mu rukiko bundaganirwa ibyaha byose yakoze kubera ko Rugemwa mwabonye ibintu yakoreye mama mwabonye ibintu yakoreye aho mugore wa Kamarade ari we Rusi mwarabibonye ibintu yamukoreye. Rero urumva ko hangaha uno Rusi ari we mugore wa Kamarade kamvuge umugore wa Kamarade kuko niryo zina muze mvuze Rusi ntago mwamumenya hari ibyo byajya bicanga ariko mvuze umugore wa Kamarade wenda mwajya muhitamo mumenya neza 5 kuri 5. Mwabonye ko uno mugore wa Kamarade yabwiye Rugemwa ati ibintu uri kunkorera koko ni ibiki. Ngira ngo ubonye ko Rugemwa yashimuse uno mugore wa Kamarade akimara kumenya yuko umugore wa Kamarade ngira ngo ubonye ukuntu bamukubise ngira ngo ukuntu bamugize bashaka kugira ngo bamukuremo amakuru bagire ikintu bamenya hano Kamarade ari cyangwa bamenya hano Emile ari gusa ubonye ko byabananiye yanze kuba yabaha amakuru. Rero navuga ko hanga uno mugore wa Kamarade yakomeje kugenda abwira Kamarade ndetse na Emile ati tugomba kuba twagira uko dukuru ubundi Rugemwa nawe akajyanwa mu rukiko kuko Rugemwa akomeje kutuzonga kuko Rugemwa akomeje kutuzengereza. Rero ugiye kubona ko bagiye kuba batanga ikirego mu rukiko ubundi Rugemwa nawe ibye bibe birarangiye mubone ko Rugemwa nawe agiye kuba yajyanwa muri gereza. Ikibazo cyanjye kirabaza giti ese uri kumva Rugemwa kwikuba gufungwa imyaka ingahe muri gereza? Urumva Rugemwa kwikuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe icyo nicyo kibazo nkubabaje kandi ugomba kujya muri comment umuruka kinsubiza kugira ngo dukomeze kugenda tuganira ndetse dukomeze kugenda turebera hamwe ibigiye kuba byakurikiraho byose. Dekari bisho mufite amatsiko ndetse bisho buri kwose ibintu bigiye kuba byagenda gusa mugiye kubona ko mu rugiye kwaka mugiye kubona ko hanga ibintu bigiye kuba byahindura isura. Niwa best ni wa mushira wa best of banyu niwe nkomeje kubaganiza mbabwira ukuntu ibintu bimeze mbabwira kwanga ibintu bigiye kurya mbabwira ko ibintu bigiye kuba byaba umuriro nige ryajwi abanini kakajwi. Ese we hari abantu baza babeshya babwira ibintu bitari byo gusa ngewe mbanje mbabwira ibintu byose akantu kandi mugenda munyereka yuko ibyo nabwiye bigenda bigaragara. Rero ku bantu mwagendaga mumbwira ati turakoze cyane turagushimiye ese waduhaye namba yawe ya momo reka da ngiye mbibabwira ko urakumva kunda cyane kandi ku bantu mukunda ino filime ngiye nta kindi kintu mbasaba kumbwira ngo mbahe namba yanjye ya momo reka ntabwo ibyo bikunda ahubwo ngiye ikintu mbasaba no gukanda kuri subscribe ubundi mugakomeza gukurikirana ino filime kuri Big Family TV ubundi natwe tugakomeza kugenda tuba ibintu bizima. Kandi ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ikintu ubona gikwiye kuba cyakongerwa muri ino filime wajya muri comment ukabitubwira kugira ngo dukomeze kugenda tugana nkuko nababwira ko comment zanyu ari inkunga ikomeye cyane kandi comment zanyu ziradufasha cyane mu gutegura ino filime. Rero ujye ugerageza ujye muri comment ubashe kuba watubwira uko byumva ibyo ubona bitagenda neza utubwire ino kunenga birimo ushobora kujya muri comment ukavuga ati ibintu ntago mbikunda mbona bitari byiza ukatubwira uko byumva kugira ngo natwe tumenye hano biri gupfira ndetse dukomeze kugenda natwe tubaha ibintu bizima ndetse bimeze neza cyane. Ese noneho bigiye kugenda gute kanga ibintu bikomeje kuba byaryo kanga ibintu bikomeje kuba byahindura isura ko mumaje ko nakanga shitani nawe yakomeje kugenda ari hagavuga ati isimba agomba kuba yavanga akagenda. Isimbi yamaje kubona umwana bagomba kuba yahagira gutya akagenda kuko simushaka ahangaha. Ese noneho bigiye kugenda gute? Isimbi bigiye kugenda gute? Impamvu vuze kuri Isimbi kandi Isimbi yaragarutse muri episode ya 99 no kugira ngo nawe mbanze babwire ikintu kigiye kuba cyakurikira mbabwire ukuntu Isimbi agiye kuba yagaruka hanga kwa Rugemwa. Dore ko mwabonye ko shitani yavuze ati Isimbi agomba kuba yavanga kandi murabizi neza ko Isimbi nawe yavuze ati no kugira ngo nongere kubura umwana wanjye kandi aha hantu ndi kuba batanshaka ngomba kuba nakora icyo n'umugabo ngo shitani ari kunsaba ariko umwana wanjye sinongere kumura. Rero mugiye kubona ko Isimbi agiye kubura ahantu ajya Isimbi bagiye kumwirukana ubundi Isimbi akabura icyo akora cyane ko shitani we nta mikino ndetse shitani icyo yashakaga kuri Isimbi yamaje kukibona. Mwese murabizi yuko shitani yafashe umwana wa Isimbi akamutwara agira ngo Isimbi aryamane nawe gusa mwabonye ko Isimbi yabyemeye akaryamana nawe. Ese Isimbi nta bigwara yabarandu Isimbi ntago baba baramuteye nk'inida ndabizi ko ari benshi mwagiye mubyandika muvuga ati Isimbi nibaramo kwa guteye indinda uzaba gwifashe na utuzongera kugukuna tuzongera kugukurikira kuko ibintu ukoze ntago ari byo kwemera
kuryamana n'uyu mugabo ni shitani gusa mwabonye ko shitani nk'umuntu w'umugabo n'ubwo wenda yahemutse nubwo yagize gutya agakora ibikorwa bya kinyamaswa mwabonye ko yagaruye umwana isimba akamumuha ndetse mwabonye ko n'umugore yabwiye isimba ati uri umunyamahirwe ugira amahirwe ugira imana ahubwo ujye umusenge kuko uno mugabo wanjye yagize gutya agatwara umwana cyangwa hano muri karitsiye hagize hakabura umwana nta muntu wongera kubura umwana na polisi irazigashakisha ikaburirwa ese none bigiye kugenda gute kisimba agiye kugaruka ngaha kwa Rugemwa biraza kuba byagenda gute se none Rugemwa ari bwaze kumwakira gute ese Fabiola ari bwaze kumwakira gute ko twabonye ko bamwirukanye bakamwirukana nabi cyane dore ko Nyirantambara nawe agiye kongera kwishima ndetse Nyirantambara muraza kubona ko ari bwaze kwishimira kubona isimbi ese noneho Cyusa namukamenye ko isimbi yagarutse biraza kugenda gute ko mwabonye ko na Cyusa nawe yari yahangaritse Cyusa yari yataye umutwe Cyusa yari kubaza ku isimbi byamugendekeye Cyusa ari gutekereza ku mwana we akeneye ko impamvu isimbi yagiye mwese murayizi kubana mukurikirana no filime murabizi ko isimbi impamvu yavanga kwa Rugemwa ari ukwera ko Rugemwa ashaka kugira ngo afate umwana we isimbi amera nkaho amugurishije mwabonye ko bashaka kumugurisha kwa Nkubito angira mbigibyo byose murabizi yuko Cyusa yashaka kugira ngo batware umwana gusa isimba atabishaka rero Nkubito ashyira amafaranga kugira ngo babashe kuba bamutanga kuko babonye ko Rugemwa akunda amafaranga ndetse na Nyirantambara rero babona nta kindi kintu cyatuma bafata umwana wa isimbi ndetse bagatwara umwana wa isimbi bayibwira Rugemwa yuko bagomba kumuha amafaranga gusa Rugemwa mwese mubona kabaye nk'inyamaswa ese mubona ukuntu Rugemwa na Nyirantambara bakunda amafaranga ku rwego rudasanzwe ese hari n'undi muryango muzi umeze nka Nyirantambara cyangwa umeze nka Rugemwa ukunda amafaranga kuri uru rwego ushobora kujya muri comment nawe ukatubwira uko byumva kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda tuganira turebera hamwe ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda dore ko ibintu bikomeje kuba byaba uburyo gusa ibintu bikomeje kuba byaba mwoto nkuko mukomeje kugenda mubibona ndetse mukomeje kugenda mubona ko ino filime yacu iri kugenda iryoha ndetse iri kugenda yerekera ku musozo rero mbabwira yuko mugomba gutegereza episode ya 40 episode ariko ndacyari muri za 40 ko twamaje kwinjira muri season 5 mbabwira ko mugomba gutegereza season 5 episode ya 2 ubundi ukareba umwoto ukareba umuriro ukareba ishyano ukareba amabara kamarade na Mire bashe kuba bakora nyuma niko ubakunda ko kubyukuri jya muri comment ugira ijambo rimwe ubabwira cyangwa ukubitemo ama-emoji y'umutima kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse mbabwira yuko mbakunda cyane ndabakunda kandi bahoza ku mutima iteka mpora mbatekerezaho ciao ciao